Aha ni kuri BK Arena ahamaze kubera ikiganiro n'itangazamakuru ku marushanwa ya BAL, ni edition ya kane, ni imikino ya final igomba kubera hano nkuko muri kubibona. Ni ikiganiro cyitabiriwe na Claire Kamanzi wo muri RDB, PS muri Ministeri ndetse n'abayobozi bo muri BAL nka Amadou Garoufal usanzwe uhagarariye BAL Africa ndetse n'umuyobozi wa FIBA Afrique. Bimwe mu byavugiwemo rero harimo impungenge abanyamakuru bagiye babaza ese kuba ekipe zo mu Rwanda zitarimo ntacyo biri buze kwafekta kuri iri rushanwa. Mu byo rero abayobozi bashubije aho Claire Kamanzi yavuze ko nta mpungenge bafite kuko barebyeho amatike ageza gurwa nta kibazo gihari, ni kimwe cya kabiri. Hanyuma kandi baje kuganirizwa nanone cyangwa se haje kuvuga mu bavuze PS muri Ministeri yaje gushishikariza abantu baje muri iki kiganiro n'itangazamakuru kwitabira ibikorwa byose bizaba muri iki cyumweru. Hanyuma kandi abashishikariza no gukomeza kwitabira imikino abanyarwanda muri rusange. Mu bandi baje kuvuga haje kuvuga abayobozi ba BAL icyo bagarukagaho naho irushanwa rimaze kugera ndetse n'inyungu zirimo nicyo rimaze kugeza ku banyafurika n'abanyarwanda muri rusange. Ni byinshi rero, harimo ku iterambere, ku bicuruzi, ni byinshi biba bigiye bigarukwaho, byinshi irushanwa rigeza ku banyarwanda ndetse n'abanyafurika muri rusange ndetse n'abakinnyi bari muri iri rushanwa ko bamaze kuzamura urwego. Ubwo rero ahasigaye ni ugukomeza gukurikirana ese gahunda uko zimeze. Ejo rero ni ugufungura irushanwa nyirizina, ni umunsi wo gutangira aho hazaba activite nyinshi. Opening ceremony izaba irimo itorero ry'igihugu, izaba irimo abahanzi batandukanye nk'umuhanzi guturuka muri Nigeria Adenkwe Gold, harimo kandi Juno Kizigenza uzaba uri mu bazataramira bitabiriye irushanwa. Ikindi nyuma ku isaha y'isa 9 hazaba umukino wa mbere ugomba guhuza ekipe ya Al Ahly Tripoli yo muri Libya ikina na ekipe ya Cape Town Tigers yo muri South Africa. Nyuma yaho ku isaha y'isa 2 haba undi mukino ugomba guhuza Fushraba yo muri Maroc, hanyuma izaba ikina na ekipe ya Al Ahly yo muri Egypt yo muri Misiri. Ni irushanwa rya BAL Finals rigiye kuba ku nshuro ya kane ribera mu Rwanda. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sidike Sengyumva, umwe mu banyamakuru bamenyereye imikino ya basket bakunda kuyikurikirana hafi, akaba ari we ugiye kumfasha muri uyu mwanya kugira ibyo tuganira kuri iri rushanwa nyirizina. Sidike, umeze neza? Meze neza, amakuru yawe? Meze neza nanjye. Uri umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi basketball by'umwihariko BAL. Iyi ni inshuro ya kane, iyo amarushanwa yose yabanje warayitabiriye, bivuze ko hari byinshi uriziho, hari byinshi wagiye ukurikirana, ariko kuri ino nshuro ndakubaza ibibazo bitarenze 2. Ni irushanwa rigiye kuba nta ekipe yo mu Rwanda irimo. Ku nshuro ya mbere tugiye kubona irushanwa riba nta ekipe yo mu gihugu imbere cyakire by'umwihariko ihari. Nta kintu biri buze kwafekta kuri irushanwa, by'umwihariko duhereze ubusesenguzi, ugira icyo tubwira n'icyo bishobora kuba byakwafekta cyangwa se nimba nta gihari muri rusange. Urakoze cyane. Ni ngombwa yuko biraza kugira ingaruka cyangwa biraza kugira ishusho bigaragaza, kuko turabizi ikipe iri mu rugo, home team, home advantage, icyo bisaba, icyo bivuze mu mikino. Kuba rero ikipe y'u Rwanda itarimo ikipe nka APR ku mikino nk'iyi ngiyi biraza kugira ingaruka, ariko izo ni ingaruka, ni ikintu kimwe, ariko ngira ngo n'igihe bimaze APR ibuze qualification, nkeka ko n'abategura no marushanwa BAL bagize izo mpungenge idakari, ariko n'u Rwanda nk'igihugu kizakira ino mikino nacyo cyagakwiye kugira icyo gikora kugira ngo tugaragare neza. Ku ruhande rwanjye nk'umunyamakuru ndabyumva ko hagomba kuba deception, hagomba kubaho kubabara kw'abafana. APR ni ikipe ifite abafana benshi, ariko se muri image y'igihugu turakora iki kugira ngo stade iyi BK Arena izaba irimo abafana benshi? Icyo cyo kintu gikomeye navuga ko tugomba gukora, ariko kuba mfite impungenge ko abafana bashobora kuba bake, ibyo ntago byavaho, ariko hagomba gukorwa, hakakugira igikorwa kugira ngo n'abafana mu by'ukuri bazaza ari benshi. Hari uburyo butandukanye bwinshi bukorwa kugira ngo abafana bazaba ari benshi muri BK Arena, tutirengagije mu by'ukuri ko tuzakina nta kipe y'u Rwanda izaba iri muri ayo marushanwa. Ukomeje ku kintu cyo kuba bagira icyo bakora,
ku bwawe nk'umuntu usanzwe uba muri ibi bintu, nk'umuntu umenyereye ibi bintu usanzwe ubireba, ni nk'iki bakora kugira ngo hatagira icyo cyo kigaragara, kuko mu byo bavuga ko amatike iki arimo aragurwa, ariko twe ntabwo tureba imbere cyangwa se ntabwo tuzi nimba ari ukuri. Ku bwawe nk'umuntu usanzwe ukurikiranira hafi, wumva ari iki cyakorwa kugira ngo cya cyuho cy'uko nta ekipe yo mu Rwanda irimo kibe cyaba kitagaragara? Hari uburyo bwinshi. Hari ubwa mbere ari ukuba ni ukureba ibiciro by'amatike, se ni ibiciro byakongera gusubirwaho. Simbikeka kuko ino mikino ni imikino itegurwa na BAL, ntabwo ari Ferwafa, ntabwo ari minisiteri. Yaza kuba ari izo nzego ebyiri zateguwe no marushanwa, hari ukuntu ibiciro byari kugabanyuka, ariko hari n'uburyo bw'uko bwakorohereza abantu kugira ngo barebe imikino bazaba ari benshi cyane. Ibyo ni ibintu abantu bakwiye kuba batekerezaho. Uburyo bwinshi ino mikino no muri niheruka kubera muri Senegal, ntabwo abasenegali bari benshi, twarabonaga ari benshi muri stade, mwarabonaga, ariko hari strategy nabo bakoreshaga kugira ngo abafana ari benshi. Pourquoi pas mutaha amatike abo banyeshuri muri za kaminuza baze bafane, ibyo bituma ya myanya bya byuho byagaragaraga muri stade bishira. Ariko ngiye cyizere mfite niki, abanyarwanda bakunda imikino, abanyarwanda bakunda iki n'ibisanzwe muri championnat. Tujya tubona BK Arena yuzura, abo ngabo nubwo aperi itarimo, ni igihe cyo kwirebera amakipe akomeye. Hano hari amakipe akomeye, navuga ngo mu myaka yashize muri BAL zitambutse edition, navuga ko iyi edition irakomeye, inyibutsa edition ya mbere. Edition ya mbere ari ikomeye, harimo amakipe akomeye. Ni edition irimo amakipe akomeye. Attention rero, harimo umwanya wo kureba, harimo impamvu yo kuba abantu bari kuri stade, twirebera no makipe akomeye, twirebera ambiance, twirebera organisation, twakira abashyitsi barahari ni benshi cyane, tutitaye ko na equipe yacu irimo muri rusange. Nyeka ko kuri munyarwanda wese udukurikiye, ukunda basket, ukunda usohokana mu muryango, kwishima, zaba ari weekend, nta kintu, ibintu byinshi biri muri Kigali, yazaza muri BK Arena akirebera ino mikino ya BAL. Ukomoje ko ari irushanwa rikomeye ndetse rikwibutsa edition ya mbere ubwo finali zaberaga hano i Kigali. Ese ku bwawe ni ekipe uha amahirwe, kuko Monastir irahari, za Petro zirahari, za Fushraba zirahari, hari ekipe nka za Al Ahly zombi. Ku bwawe mu mboni nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu ukurikiranira hafi basket, ni ekipe uha amahirwe kugeza ubu? Ngewe ekipe y'amahirwe bino mikino ya BAL nzayibona ejo hagati ya FUS na Al Ahly. Al Ahly nyayo, kuko harimo Al Ahly ebyiri, harimo Al Ahly Tripoli na Al Ahly nyayo ya Cairo. Ejo zigomba gukina kugira ngo tumenye umwami wa BAL ubundi ninde, kugira ngo bazatangirana amanota meza, uzatwara igikombe hagati yabo babiri. Niko ngiye mbibona, ashobora kuba gutungurana. Fushraba ibyo yakoze muri Karahari twarayibonye, ibi ya mbere imbere ya Petro, imbere ya Cape Town, nubwo Dinamo yaje kubivanga. Al Ahly ni ibisanzwe byo yakoreye iwabo. Monastir yatungurana n'ibyo yakoze Dakar igaruka, nigomba kubiduproof, ari kutwara igikombe uko mbibona hagati ya Fushraba ndetse na Al Ahly nyayo apana yayindi nyayo y'Ikairo. Ibyo byo ni navuga ko ni muri terime igezweho n'uruca abana, kubera ko inshuro zose 3 twabonye zatambutse. Ku nshuro ya mbere ekipe ya Patriote yarenze kimwe cya kabiri muri kimwe cya kabiri, ndetse idahana umwanya wa 4. Icyo gihe ubwitabire twarabonye, ndetse muri icyo gihe ubwo yanashakaga itike yo gukina edition ya mbere, nabwo ubwitabire twarabona, kubera ko nibura abantu barimo barareba abakinnyi basanzwe babona muri championnat, barimo abakinnyi bazi bahura mu nzira, bahura ahantu hagiye hatandukanye, bigatuma abantu bagira iyo nyota yo kuza kubareba barimo barahangana n'amakipe aturutse hanze. Izindi edition ebyiri zakurikiyeho ekipe yaregera zikinnye, nubwo yazaga mu mikino ya knockout, mukino ntirenge imikino kimwe cya 4, ariko nibura ubwayo kuba irimo byatumaga abantu batangira kugira inyota yo kureba, nubwo yavagamo ariko bashaka kureba amakipe akomeje uko aza kwitwara. Ubwo bwitabire ariko bagakururwa cyane nuko hari amakipe bamwe bakaza bashaka kureba, baje gukira iyo kipe, abandi bakaba ari abantu badakunda iyo kipe atayifuriza ibyiza, ariko bakaza baje kureba niba koko iri bukomeze cyangwa se iri buze gutakaza. Urumva ko rero kuri no shuro kuba nta kipe nimwe yo mu Rwanda ihari, icyambere cyo kubwitabire
bw'abantu uvuga ngo kuri crowd cyangwa se ku bafana baza kuza muri BK Arena baraza umubare uraza kuba ugabana kuko ahangaha akenshi ubusanga abantu bitabiriye ino mikino niba abantu n'ubundi basanzwe baba muri basket abantu usanga barara amajoro bareba NBA abantu basanga bareba Euro ya basket bareba Champions League ku mwene w'Uburayi abo bantu basanzwe bakunda umukino wa basket ku buryo umukino soro wa basket iyo ubaye baza kureba nibo abenshi usanga bari muri BK Arena ariko babandi bakurwaga no kugira ngo barebe iyo ambiance bareba abo bakinnyi cyane cyane bayo makipe ya hano mu Rwanda abashya baba baraguzwe barabone ku televiziyo kuko akenshi amakinnyi baza muri ama ekipe bakunda kwinjiramo cyangwa kujya muri ekipe iyi kipe yegere kujya mu ma conference ku buryo abantu batarabonye muri champion none bakagira inyota yo kugira ngo babirebere imbona nkubone baje hano mu ma finals so urumva ko kuba na ekipe ihari icyambere cyo kuri rino shano cyo rizahomba niyo crowd kuba nta mufana uzaba hari iyo ambiance y'abafana n'ibiki byose ariko ku bindi byo bisanzwe uburyo bw'imyiteguro nivo ya competition twarabonye ko uko bar edition zigenda zizamuka ndetse n'ibihe bigenda biza niko nivo ya competition igenda izamuka ndetse ni nako n'amazina akomeye arushaho kugenda aza yaba ku bakinnyi ndetse yaba no kubatoza kuri kubirebana na nivo ya competition yo tuzabona competition irwo rwejoro ariko kubirebana n'ubwitabire iyo crowd iyo ambiance yo muri BK Arena aba MC bahagurutsa abantu baririmba bafite imifanire igiye itandukanye nava ko buzagabanuka kubera ko amakipe yo yaje yose yishakira abafana abafite uburyo bakoramo recruitment z'abafana baza kubashyikira ariko ntabwo ba ari benshi nkuko iyo hari ikipe yo mu Rwanda ibari so kucyo guhomba rero ni icyo kintu kireba na crowd ni ambiance ariko niva competition yo n'umuri zakomeza iri ndetse imitegurire na buri kimwe cyose kukirana na bar kuko umwaka kuwundi bagenda ba adjusting banongeramo n'ibintu ikindi kuri no shuro nuko tujye kubona imikino myinshi mbere yuko tujya muri kimwe cya kane kuruta uko n'umuri twadusanzwe tuyibona hanyuma hakorwa iki kugira ngo icyo cyo kitagaragara ugarutse ko ama ekipe yishakira abafana ariko ni iki cyakorwa kugira ngo bitajya kuri level bashakira abafana bizane cyangwa icyo cyo kitagaragara icyambere cyo urabizi ko ni bar ubuyobozi bwa bar ndetse bunyuze kuri Amadou Garofar wanyura kuri NBA Africa by'umwihariko urabizi ko tunafitemo n'umunyarwandakazi buvuga ngo hari uburyo bwa campaign kugira ngo bagende bashishikariza abantu kuko niba ubyibuka neza ubwo bar yatangira ku nshuro mbere tukiri muri phase zo gushaka itike yo gukina ama conference cyo urabizi ko habayemo campaign kugira ngo bagende bashishikariza urubyiruko ruri mu bice bigiye bitandukanye kuba baza muri BK Arena icyo gihe urabizi ko kimwe mu byatumye na BK Arena icyo gihe yuzura nuko icyo kintu iyo campaign yabagaho so n'umworo nibaza ko ubuyobozi bwa bar barabizi neza kuko urebye n'amatike ubu ngubu basa naho bagabanyije ugeranyije nuko n'ubundi abantu batigezaga ko ahubwo bar uko igenda yegera imbere amatike azagenda henda amatike cyane cyane amwe ya nyuma ubona ko basa naho ibiciro basa naho babigabanije kugira ngo borohereze abantu kwinjira ndetse icyo kintu cyuko kuko narimo nganira n'ubuyobozi n'umuyobozi wa NBA Africa avuga ko barifite uburyo bari gukora campaign kugira ngo nibara rero ko barabizi ko nta kipe mu Rwanda bw'itero ushobora kuza kuba buke kandi icyo babashaka nuko visibility yongera ndetse no ku mateleviziyo abantu bari bakabona ko arena itambaye ubusa so hari uburyo bwa campaign barimo barakora bushobora kuba bwatuma muri rusange ekipe cyangwa se ino mikino abantu bashobora kuba yitabira cyane cyane nyuze mu rubyiruko kugira ngo banabakundishe ino mikino ndetse banabakundishe umukino wa basketball. Prediction yawe kuri ekipe ushobora kuba waha amahirwe muri zino finali? Ugiye kureba kugeza ubu ngubu amakipe mbona arahiri ndetse na Petro de Rwanda imwe muri amakipe niyo mbona nibura ku bwanjye nkurikije uko yitwaye mu ma conference nanareba n'uburyo yubatse niyo mbona ameze nkaho ashobora kuba yagira icagero cyangwa se yakwegukana iki gikombe cy'uno mwaka. Arahiri yo muri Egypt yego yo muri Japan yo muri Libya ndikuvuga yo muri Egypt urabyumva ko abasesenguzi bagera kuri babiri Arahiri barimo barayihereza amahirwe ese koko niko bizagenda kadutegereze turebe niyo mpamvu dushishikariza abantu kuba baza hano bakitabira ku bwinshi. Urakoze cyane Mugaragu. Wakoze cyane nawe Jori. Nuko irushanwa rimeze muri nyirizina ku munsi w'ejo ibindi tuzagenda tubikurikirana gahunda uko zigeze kurikiranye tuzagenda tubibagezaho.